Intebe mu ishuri zari nke kandi abanyeshuri ari benshi. Abo bana bari bimukiye mu wa gatatu w'amashuri abanza. Umwarimu yavuze ko bagombaga kujya bicarana ari batatu ku ntebe imwe, abahungu 2 n'umukobwa umwe, ahandi abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Uwisanze ari umwe, niba ari umukobwa cyangwa umuhungu, yagombaga kwicara hagati yabo. Uwo mwarimu wari ubicaje niwe wari uhagarariye iryo shuri, ari uzajya abaha indangamanota. Icyo yabaga akoze mu ishuri ntawe wabaga agomba kukivuguruza n'umwe mu bandi barimu bigishaga muri iryo shuri. Umwana umwe witwaga Jamila akaba agakobwa keza k'inzobe, yicajwe hagati y'abahungu 2, Tawa na Boni. Umwarimu yagiye imbere avuga ko uzashaka guhindura umwanya azamucisha akanyafu. Ryari itegeko ko no mu gihe nta mwarimu urimo bagombaga kwicara batya. Buri mwana yabaga agomba kubika ibikoresho bye mu kumba ke, kuko ku ntebe bicaragaho zari zifite umwanya wo gushyiramo amakayi, barakoze mu twumba 3. Ibyo byari bisobanuye ko umwana yagombaga guhama mu mwanya we wabaga wegeranye n'aho amakayi yabitse, yabishaka atabishaka. Muri icyo kigo by'umwihariko muri iryo shuri, abana bamwe na bamwe bazanaga supadipe. Umwana wabaga ufite supadipe yabaga arenze, abandi bamwuzuragaho akabahaho, wakabasaba impapuro zo kuzakoreraho imikoro cyangwa amasuzuma bumenyi. Iyo umwana yabaga yizaniye supadipe yagaho undi mwana nta kintu amuhaye, ubwo yabaga amukunze cyane cyangwa ari ikindi amushakaho. Abana bayizanaga mu dukapu twabo bakayinywa mu masaha y'akaruhuko. Bamwe muri bo iyo bahaga abandi babasukiraga agafu gake ku ntoki maze bakakarigata. Ariko abarimu baje kubimenya maze babazengurukamo, bazenguruka mu mashuri yose bashakisha abana bafite ibiganza byahinduye ibara. Barakubitwaga umunsi ku wundi, bageze aho bigira inama yo kujya bayishyira mu dupapuro bagakurura nk'abasoma isigara cyangwa bakayinywa mu mazi. Abana bose ntibapfaga kwigondera amafaranga 50 yo kugura supadipe. Abenshi bahabwaga amakaye ahagije, amakaramu n'ibindi by'ibanze, ariko ntibabahe n'igiceri cy'ijana ku ruhande. Ku mwana wo mu wa mbere kugera mu wa gatatu, ijana ryabaga risobanuye byinshi. Ntiryabaga ari ijana gusa, ahubwo ryabaga ari igisobanuro cy'uko ashobora gukorera impapuro nyinshi, agafatwa nk'icyamamare, abantu bose bakamwiruka inyuma, yaba ari umuhungu akaboneraho kuvugisha umukobwa yikondera. Abo bana bo hasi nabo bajyaga mu rukundo nubwo baticaraga ngo baterane imitoma. Rimwe Boni yigeze kuyizana yisangira n'abandi bana mu masaha ya saa 4, bagaruka mu ishuri bayimaze. Tawa yarabimenye nawe arabimukora, ku wundi munsi ayiguza yisangira n'abandi ntiyahaho Boni. Ku munsi wakurikiyeho babiganiriyeho, umwe abaza undi ati niye mpamvu yo gusangira n'abana bo mu wa 2 no mu wa 1, njye twicarana numpeho kandi ari njye uzakenera gusaba urupapuro ukantera ikaramu cyangwa ikindi kintu. Uwo munsi bemeye ko bazajya basangira, uwayigura akayitsimba, abandi basohoka bagashaka icupa bagashyiramo amazi bakayisangira. Wa mukobwa Jamila we ntitezaga ibintu bya supadipe. Iwabo bari barabimubujije burundu kubera ko abana bayituberaga no mu mazi asa nabi. Yigeze gutaha umunsi umwe yiririye ku ntoki baramukubita. Bamuteye ubwoba bamubwira ko nayinywa cyangwa akayinyonya azarwara. Rimwe yabajije mama ati ko abandi bana bayinywa, abanyeshuri twigana bose no mu kigo hose bakaba batarwara. Mama ati babana baheruka kurwara ntabo wumvise? Umwana ati narabumvise. Mama we nubwo yaraza abari bo yarapfuye kubivuga. Umwana akimara kuvuga ko yabumvise, mama yaramubwiye ati niyo bari banyweye. Umwarimu yarabimbwiye, hari igihe utinda kurwara, ariko iyo urwaye kuberayo ntabwo upfa gukira. Nuyinywa ntabwo uzakomeza kuba uwa mbere kandi abana bazakurusha. None se mu ishuri ryanyu abana bayinywa hari umwana w'uwa mbere, ariko wowe uwa mbere. Nuyinywa rero bazagucaho. Jamila yarirakaje aririza, mama abonye byakaze kurushaho, amushyuhiriza amazi ayivangamo, abona kuyimuha, aramubaza ati niba utanywa amazi adatetse kuki wayanywa ari uko wavanzemo supadipe? Uzajya uyinywa ari uko amazi atetse. Jamila arishimye noneho kuko yarabyemerewe, ariko mama we yamubwiye ko atazigera yimugurira ngo ayijyane ku ishuri. Muri ba bahungu 2 bicaranaga, uko umunsi washiraga undi ukaza niko umwe agendaga amukunda cyane. Uwo ni Tawa. Yishimiraga kuba yicaranye nawe, noneho akishima kurusha amwigira akamukozaho agataye. Igihembwe kigezemo hagati, abana batangiye kwicara uko biboneye. Ihame ryo kwicara hagati bararyishe, abarimu nabo barirara ntibongera kubakangurira kwicara hagati. Umukobwa wasangaga yicariye ku ruhande abahungu begeranye, cyangwa umuhungu akicara ku ruhande abakobwa bakegerana. Abarimu babicazaga hagati kuko bavuga bati umuhungu nawe ari hagati y'abakobwa 2 biratuma badasakuza cyane. Abakobwa 2 cyangwa abasore 2 bahoraga uko basakuzanya ngo barenze hagati ijwi ngo batangire kuganira. Habaga harimo amahirwe ko batasakuza cyane. Ibyo rero abana bari barabirenzeho, buri wese akajya yicara habonye, gusa akicara kuri ya ntebe kandi koko byongereye urusaku mu rugero runaka. Iyo Jamila yabaga yicaye ku ruhande yabaga yegeranye na Boni, ubwo ntiyegere Tawa. Tawa byaramubabazaga agahinda kakamwica, akumva yagurana na Boni akaba ari we wicara hagati nibura, ariko yaburaga ahera bivuga
kandi kuko abakobwa n'abahungu bari baramenyeranye bari basigaye biganirira nk'uko baganira na bagenzi babo. Ubwo yabaga yegeranye na Bonnie baraganiraga kakahava, Tawa akisanga ntawe uri kumuvugisha. Jamila yari wa mukobwa wabo bitagaho cyane, afite isuku, ari akayobe kandi akambara utwenda duteye ipasi buri gihe. Yabaga yambaye udukweto twiza, agakapu keza, amakaye afite isuku, afite umukono mwiza. Ari wa mukobwa wagushimishije buri wese yifuza kuba ari kumwe nawe. Wa mwarimu wari warabicaje ni wari uhagarariye ishuri, yarasigaye akubita inkoni ziryana kandi nyinshi. Iyo umwana yabaga kera bakamusanga mu ishuri, yamukubitaga inkoni ku buryo azinukaga kuzabisubira. Iyo yinjiraga agasanga hari umwana uri gusakuza, inkoni nyinshi yabaga zitsindiye. Uwabaga yanze gukora amasuku cyangwa guhanagura ikibaho yaramukubitaga akabyimbirwa. Noneho yafataga umunyeshuri wo mu ishuri ryari hanze nta ruhushya bamuhaye, bikaba ibindi. Gusiba nta ruhushya, ubwo yagarukanaga n'umubyeyi. Uko iminsi yakomezaga gushira niko Jamila akomezaga kuticara mu mwanya wo hagati, bikarushaho kubangamira Tawa wari waramukunze. Tawa ntiyari kubimubwira kuko yatekerezaga ko abimubwiye akamurega noneho bamwica, ariko yumvaga azagira icyo akora akamufatisha. Yarabizi ko Jamila atanywa supadipe, ntiyarazi ko yamufatisha. Iyo aba Arundi yari kujya yemera akiba amafaranga iwabo akagura supadipe bagasangira. Nta wundi mukobwa n'umwe wihagararaga imbere ya supadipe, igihe ahitaga yemera agaca bugufi akayisoma akagusekera, bikarangira n'ubundi umwana wayimuhaye amubwiye ibyo ashaka. Ariko Jamila we yangaga kuyinywa kuko amazi yabaga adatetse, akaba atayinywera ku kapapuro ngo iwabo batabimenye bakamukubita izikubitwa akabwana. Umunsi umwe Tawa noneho yagize amahirwe, Jamila ntiyicara ku ruhande rwa Bonnie, yicara ku ruhande rwe. Ubwo Tawa niwe wari urimo hagati. Nubwo atabigaragaje, ibyishimo byari byose, mu mutima yarasekaga, akanyamuneza kakagaragara mu maso. Ariko ntabwo Jamila yarabikoze kuko yamukunze, nuko yarashaka kwicara kuri urwo ruhande ngo abashe kureba mu nguni yo hakurya. Umwarimu yarasize bamwe batararangiza kwandika note, abandikaga gake n'abatararebaga ku kibaho neza basigaye. We rero yavuye ku ruhande rwa Bonnie aza ku ruhande rwa Tawa kuko yarebagayo neza. Tawa yibwiye ko ariko biraguma, yumvaga ashaka kaguma iruhande rwe, dore ko yandikaga yamukojejeho umubiri. Yumvaga ari byiza, mu mutwe atangira kuzamo ishusho bari gukinira hanze, bari gusangira supadipe, amera nk'uri kurota. Jamila akimara kwandika yarahagurutse ashaka gusubira hirya. Tawa yaramufashe ati ubundi se kuri ku ntebe yawe uri kujya he? Kuki ushaka kwicara hakurya kandi na hano ari ku ntebe yacu, ari naho ureba neza? Jamila ati hano simpakunda, mba nshaka kwicara kuri ruriya ruhande. Tawa ati namaze guhindura amakayi yawe nayavanye hagati nyashyira muri aka kumba kanjye, niho uzajya wicara. Jamila ati wabikoze ryari? Ubundi se ninde wakubwiye ko ntakunze? Sinahicara, subiza amakayi yanjye mu kumba yari arimo. Yahise ahaguruka, Tawa aramukura amubwira ati ubwo rero usubira mu mwanya wawe wo hagati. Jamila yaramwishikuje, Tawa akomeza kumufata, utundi tunyeshuri dutangira kuvugavuga. Bonnie yarabibonye aza gufata ku kundi kuboko ngo mu mwake ajye kumwicaza ku ruhande rwe. Jamila yagiraga ikibazo cyo gufuruta, aho Tawa yari yafashe hahise hafuruta. Yarasakuje, Tawa aramurekura, arebye ku kuboko abona hahindutse haje n'uduheri twinshi. Abanyeshuri batangiye gusakuza, bihurirana no kuba bari mu masaha yegereye isaha yo gusohoka. Nta mwarimu waje kubabuza gusakuza. Tawa yabonye ibyo yarakoze umutima umuvamo. Mu by'ukuri yifuzaga gusa kumwegera, ntiyaragambiriye kumubabaza. Jamila aramubwira ati ndakurega. Abandi bana nabo batumurege, yangaga kuhaguruka ngo ujye kwicara aho ushaka. Shefu w'ishuri yarababwiye ati ariko agombaga kwicara hagati, niko mwarimu yabicaje. Ikibazo nuko Tawa mubangamiye akamukurura. Jamila akomeje kubatera ubwoba, avuga ko we na Bonnie arabarega. Bonnie yaratangiye ati njye se ko nagiraga ngo mukwake, naho tumunyaka se nari mbigusabye, wowe washakaga ko nkwicara iruhande nkande? Bonnie ati kandi ari wowe wicaraga muri iyi minsi? Jamila ati ndabarega, mutumye mfuruta kandi hari kundya cyane. Yatangiye no kurira amarira aramanuka. Tawa atitaye ku banyeshuri bari bahari, yarapfukamye asaba imbabazi. Jamila ati sindakubabarira, ndakurega. Bonnie nawe yamusabye imbabazi ahagaze ati turakwinginze, tubabarire ntabwo tuzongera. Umwarimu yashakaga kubaregaho ni wa wundi wari uhagarariye ishuri. Nabo baramwirahiraga ku kintu cyo gukubita inkoni kinjira. Bari bafite ubwoba batekereje ku ngano y'inkoni noneho yari kubakubita. Iyo abana barwanaga ari abahungu, yabakubitaga bahagaze. Iyo umuhungu yenderezaga umukobwa, yamukubitaga aryamye hasi, akanamutuma umubyeyi. Batekerezaga ko ari byo biri bubabeho, dore ko noneho bari bamenyera umwana wabo wa mbere mu ishuri. Mu gihe bari bagisaba imbabazi, Tawa agipfukamye, abandi bana bacecetse barindiriye icyo Jamila akora. Wa mwarimu anyuze hakurya y'ishuri ryabo. Ishuri ryabo ryasaga nk'iriri hasi, umwana uri mu ishuri akareba neza hanze ku kibuga bateraniragamo bahabwa amabwiriza. Jamila akimubona yasohotse mu ishuri yiruka, umutima wabavuyemo. Tawa na Bonnie benda kurira. Tawa we birangira amarira yarizenze mu maso amanutse ku matama. Shefu nawe yarashimangiraga ati mwamufashe ndeba? Nabarebaga ndabivuga. Mwarimu naza kubaza uko byagenze, sindabihakana.
Boni na Tawa barabwiranye bati byanga bikunda inkoni zigiye kuduhumuraho. Tawa ati mwana ninjye wabitangije, ndavuga ko ari ninjye wabiteye utaza kuzira ubusa, kuko we nari mfashe n'uwo hafurose, wowe wabuzize ubusa uretse ko ari nawe watumye nkurura cyane. Boni ati winsakuriza niwe wabiteye, ubundi kuki washaka ko akuguma iruhande aho yari kuba yicaye hagutwaye iki? Icya mbere si uko ari ku ntebe ye. Tawa ati mbabarira nta kintu agase nari nzi ko biragera aha. Abandi bana bamugiriye impuhwe kuko atateraga amahane ahubwo akemera icyaha yanapfukamye hasi. Bari bategereje kureba uko Jamila yari agiye kubarega n'icyo umwarimu yari gukora, n'ubwo bwose bari bakizi. Jamila akomeje kwiruka, umwarimu ahita ahagarara. Yamugeze imbere arahagarara, bavugana akanya gato. Yavugaga areba ku kuboko kwari kwafuruse, ageze aragufata araguhindukiza. Boni na Tawa batangiye gusengera ku mitima bati Mana dutabare, baratwishe noneho. Bibwiraga ko Jamila amaze kubarega, kandi niko buri wese yabibonaga kuko yaramweretse ku kuboko, mwarimu akagufata akaguhindukiza. Ibyo rero byabateye ubwoba kurushaho. Abandi bana batangira kuvuga bati murapfuye noneho, dore atangiye no kurakara. Uwo mwarimu yafashe Jamila ukuboko baza bagana ku ishuri. Abari bahagaze mu madirishya bose bayavuyemo basubira mu ntebe zabo mu kanya nk'ako guhumbya, baraceceka ku buryo wagira ngo nta muntu urimo. Bamwe ntibanahumekaga cyane ngo shefu atabazwa, basakuzaga akaba ari bavuga. Mu gihe bendaga kugera imbere y'ishuri bavugije ifirimbi, abana bari bagiye gukina. Umwarimu ntiyaranaje mu ishuri ryabo, yari yigereye ahandi. Muri abo bana nta n'umwe wasohotse, bashakaga kumva uko bigenze. Tawa akimubona yahise amwigira ati mbabarira umbwire araza kudukubita ryari? Jamila yahise yisohokera ajya hanze. Abakobwa bagendanaga nawe bahise baza bati byagenze bite? Yanze kuvuga, agendana acecetse. Tawa yakomeje guhangayika cyane avuga ati buriya yatureze, nituva mu karuhuko mwarimu araza kudukubita. Yaraje nuko bahise bavuza ifirimbi. Yirutse inyuma yarira ati Jami wabivuze? Jamila yarebye ko yariraga biramubabaza, gusa aranamuseka. Yaramubwiye ati wowe na Boni nabababariye. Tawa ati kandi wabivuze? Jamila ati winsakuriza, menya ko ntacyo bari bugutware, nabareze ariko mbasabira imbabazi, niwongera bazagukubita, ahubwo kugira ngo ntazongera nkakurega bakagukubita ugomba kwemera igihano ndaguha. Tawa yishimye ati mbwira icyo ushaka cyose ndacyemera. Jamila avuye muri babakobwa yegera Tawa neza, aramubwira ati uzana amazi atetse, uzane na supadipe tuyimwe mu karuhuko, nutayizana nzakurega bagukubite, nzanavuga ko nabuze ikaramu yanjye kandi ni wowe wayibye kuko uhindura amakayi yanjye ukayashyira mu kumba kawe. Tawa ati ikaramu sinayibye kandi ibyo guhindura amakayi nabikoze uyu munsi gusa. Jamila ati ubwo ndakurega rero niba ubihakanye. Tawa ati nta kundi, reka nemere ibyo nakoze niba utazandega, pfa kuba ntari bukubitwe ngo numwe n'umubyeyi. Jamila ati kandi ntugire ubwira igihano nguhaye, nubivuga nzakurega. Tawa turakoze nawe utabivuga. Barebanye mu maso bombi bagira udusoni. Jamila ahita yirakaza ati ngaho ugenda rero ntabwo baragukubita. Nawe ntiyamenye uko bije, yisanze ari kumwenyura ahita yigendera. Tawa asimbagurika yagiye gushaka Boni, aramubwira ati mva mwana ntabwo baradukubita, ariko nubivuga ko bataradukubita ukagira umunyeshuri ubibwira ngo araturega, ureke ubwo abyivugire. Boni turakoze ubwo wabwendaga kunyica, iwacu bari kunkubita nkarwara. Bamaraga iminota 20 gusa mu karuhuko. Ifirimbi yaravuze, bamenya ko bagomba gusubira mu ishuri. Abandi bose binjiye bafite amatsiko y'uko biri bugende. Jamila yabonye bose bashaka igisubizo, arababwira ati nabasabiye imbabazi kubera ko Tawa yanapfukamye. Igisekeje yari yaje yicara iruhande rwa Tawa. Tawa we mu mutima arivugishaga ati nibashaka banankubite ariko aguma iruhande rwanjye. Bidatinze umwarimu yarinjiye, yarageze asanga ikibaho gihanaguye, abaza ibibazo ku byo baherukaga kwiga. Abahanga bamanika amaboko arababaza. Amasomo yakomeje bategereje kumva ko yabivugaho, birangira atabihingukije. Bakomeje batyo kugira umwarimu asohotse. Mu masaha yo gutaha saa 5:40, dore ko icyo gihe bigaga mu gitondo uyu munsi, ejo bakiga nyuma ya saa 6. Gahunda yo kurya ku kigo itaratangira ngo bajye biga kabiri. Mu gutaha Tawa yaramukurikiye. Jamila yarahagaze, Tawa aramubwira ati wakoze cyane kuba nsaba imbabazi nibankubite. Jamila ati nawe urakoze, ariko Boni we nzamurega kuko atanshimiye nkawe. Tawa yongeye kumureba mu maso, amarira amuzenga mu maso. Agiye kureba Jamila aramubwira ati wibuke gahunda twahanye, nutabikora nzakurega. Tawa akigera mu rugo yababwiye ko ashaka amazi atetse yo kujya ajyana ku ishuri, kandi asaba ko bamuha icupa rinini azajya yatwaramo. Ababeshya ko bari kunywa yo mu kigega ku ishuri kandi ko yari ari gutera abandi bana ibicurane. Uwabo bumvise amenye ubwenge ahubwo barabimwemerera. Yari yifitiye igikapu kinini, icupa ry'amazi n'iryari kwanga kujyamo. Bamushakiye igicupa, mu gitondo abyuka asanga harimo amazi. Yibutse ko nta mafaranga supadipe afite, ati papa ikaramu yashize. Papa we yikojeje mu cyumba agatamuzanira ikaramu yuzuye aho kumuha amafaranga yo kuyigura. Tawa yarababaye kuko yarabivuze kandi akifite.
yabuze uko abigenza, ajya ku ishuri afite ikiniga yibaza uko ari bubigenze. Kubura amafaranga yo kugura Super Dip byari bisobanuye ko ubwo Jamila ari bumurege kandi akabura amahirwe yo gusangira nawe. Ku bw'amahirwe yenda kugera mu isantere yahuye na nyirarume wari ugiye mu kazi amusaba irindazi. Nyirarume yarabyemeye anamusezeranya ko azajya arimugurira buri uko bahuye agiye ku ishuri yazindutse. Ijana ryari riguze udupaki tubiri. Iryo cupa yashoboraga kurivangamo kamwe kakumvikana, we yigira inama yo kuvangamo tubiri akiri mu nzira bikarushaho kuryoha. Jamila akamwishimira cyane. Nyirarume yaramwemereye kujya azinduka muri ayo masaha akamuha ijana ry'irindazi. Imana yari imuvugiyemo ngo abyemere buri munsi ajye yamuha, cyane cyane ko nyuma ya saa sita bajyaga bahura nabwo. Nyirarume yakoraga haraguru gato ari umukanishi. Ubwo Tawa akimara kugura utwo dupaki twe tubiri twa Super Dip yatuvangiye mu mazi ajya ku ishuri yisetsa. Bakigera mu ishuri Jamila aje kumwicara iruhande abanza kubwira Bona ati wowe wanze no kunsaba imbabazi, wanga no kunshimira, nureba nabi nzongera nkurege bagukubite. Bona ati ariko narazigusabye ndanagushimira. Jamila ati komeza ubivuge noneho. Bona yaratureniye atera amahane gatazanamurega. Tawa we yari yibereye mu byo yabonaga nk'inzozi. Nyuma na nyuma yaramufatishije. Jamila yaramwongorera amazi ati none se wayizanye? Tawa ati yego. Yafunguye akamashini k'igikapu aho gato aramwereka. Jamila abona ari urucupa runini aramwenyura. Saa yine abana bose barasohotse bombi basigara ari babiri. Jamila yaragutumiye yumva harimo Super Dip nyinshi iryoshye kurusha imitobe no kurusha iyo mama we yari yaramukoreye. Yaramubajije ati none se Tawa utabeshya amazi aratetse? Nawe ati yego amazi aratetse, iwacu nibo bayantekeye kandi bazajya babikora buri munsi. Nababwiye ko tunywa y'ikigega njye nkaba ntifuza kuyanywa, bemera kujya banshohereza bakayanshyirira mu gikapu, bazajya babikora buri munsi. Jamila yaramwenyuye ati uzi ubwenge. Yarongeye ati none wavanyeho amafaranga yo kugura Super Dip? Nawe ati nayahawe na marume ndetse yanyemereye ko azajya yampa buri munsi, ariko azi ko nzajya nguramo amandazi. Jamila yarishimye ati ndishimye kuko tuzajya tuyisangira buri munsi. Yahereye amubwira uko waba wigeze kumukubita bamuzeza kwishyira ku ntoki bakamubuza no kuzayinywa mu mazi adatetse. Tawa aramuhumuriza amusezeranya ko atazica isezerano bari bahanye ryo kujya yizana ari mu mazi atetse. Abandi bana barebeye mu madirishya babona bari kuyisangira. Jamila yabonye baje ati tuyigutumire duhite twisohokera. Baragutomeye abandi bana binjira nabo bayimazemo banyura mu muryango barigendera. Bageze hanze Jamila aramubwira ati ejo sinzaza kwiga. Tawa tuzaba uri he? Nawe ati njye na mama hari umuntu tuzajya gusura tuzagaruka ku cyumweru. Tawa tubwo rero ntabwo nzayizana. Jamila yaramubwira ati yego ntabwo uzayizana. Yamwibiye akabanga ati wari uzi ko se cyagiye nari ngiye kubivuga? Tawa ati biki? Nawe ati nyine mwagize ngo nabwiye mwarimu ko mwankuruye amaboko. Tawa ati sibyo tugiye kumubwira se nyine? Nawe ati oya nari nsanzwe ndi bujye kumureba, nari ngiye kumusaba uruhushya maze abonye nafurose ambaza icyo nabaye mubwira ko byizanye. Tawa tuzi ko twari tuzi ko watureze ukabona kudusabira imbabazi. Jamila ati nabagiriye ibanga ariko mbishaka najya kubarega. Tawa tutazaturega. Jamila ati wowe sinzakurega kuko uzagizana Super Dip. Tawa ati ngaho nyemerera ko uzajya unyicara iruhande. Jamila ati yego nyine sinabitangiye se, cyabona icyo kigira umutima mubi. Tawa ati sawa noneho. Bongeye kurebana mu maso bagira isoni. Jamila yumva mwishimiye ariko ntiyabimubwira. Bavugije ifirimbi basubira mu ishuri nk'ibisanzwe. Iminsi yakurikiyeho bakomeje kujya bicarana akazana Super Dip umunsi ku wundi. Tawa yakoraga ibishoboka agakurirana kuri nyirarume, rimwe na rimwe agasaba mama w'amafaranga yo kugura irindazi yayamuha akaba yabitse ngo nyirarume atazamutenguha umunsi umwe akaba yakwica isezerano yahaye Jamila yo kuyizana buri munsi. Bakomeje kubana batyo basangira Super Dip. Abana bose bagera aho bamenya ko Tawa yizana buri munsi ntihagire n'umuhungu yasomyeho. Imyaka ibiri wo mu wa gatatu wose no mu wa kane wose yarangiye ari uko bimeze. Icyakora bageze mu wa gatanu bacika ku byo kuzana Super Dip ariko bari bakigendana. Noneho Tawa yabonaga amafaranga akamusaba ko baza gutahana akamugurira amandazi ku kabutike kari kegereye ishuri. Igitangaje muri bo nta n'umwe wari uza nkunda ataha kandi nta wari ubyitayeho. Mu biruhuko ntibahuraga bazaga kwiga bakumburanye cyane. Umwe yageraga ku ishuri akoze urugendo rw'iminota irenga 30 kandi buri wese aturuka mu cyerekezo gitandukanye n'icyundi, ishuri ririmo hagati na hagati. Biza ari inshuti mu mwaka wa gatanu wo bawurangiza bicarana ari babiri gusa kuko mu wa gatanu no mu wa gatandatu ho bageragezaga bagashyiramo intebe zihagije abana bakabacamo amakipe kugira ngo batazajya bakoperana cyane bikazabagiraho ingaruka no mu kizamini cya leta. Umwaka wa gatandatu bagiye kurangiza buri umwe atazi wabo wundi. Nyuma y'ikizamini cya leta bahanye gahunda yo kuzahurira ku ishuri ku munsi bari kuzamanikiraho amanota y'ikizamini kuko azokaga bakayamanika ku ishuri. Ibyo kwirebera kuri telefoni bose ntibari bakabimenye ntabwo byari byakadutse.
bahahuriye bakumburanye cyane kandi bahagera nta bandi banyeshuri bahari. Barahubiranye bitse imitima barishima cyane. Tawa rero yaramubwira ati numvaga nenda guturika umutima kubera kugukumbura. Jamila ati nanjye nuko. Tawa ati ubuse tuzongera guhura dote? Jamila ati tuzahure nyuma y'icyumweru duhurire ku marembo y'ishuri saa 8. Tuzahure ku munsi nk'uyu ku isaha nk'iyi. Barebye amanota yabo basanga bombi batsinze. Nta kindi gitekerezo bagize, baganiriye ku byo bari bahugiyemo, ku bwoba bari bafite bw'amanota n'ibindi. Bageze aho basezerana aho barataha. Jamila ageze aho bamubwira ko bagiye kumurihira akiga mu kigo. Uwo mwanya yumvise atazi icyo yasubiza aricecekera. Yatekereje ko najya kwiga mu kigo hari ubwo byari gutuma atandukana na Tawa, kandi ntiyarazi uko Tawa iwabo bari bamubwiye. Si warose bahuye ku munsi bari barahanye. Yabimuganirijeho, Tawa amubwira ko azakomeza kwiga kuri icyo kigo. Babiganiriyeho arababara cyane, amarira amanuka ku matama kuko yumvaga bisa nkaho bagiye kuba batandukanye. Basezeranyeho bisa nkaho ari ubwa nyuma, batizeye kuzongera kubonana na rimwe. Jamila atashye ababaye, ageze mu rugo aratakamba, abwira iwabo ko adashaka kuziga mu kigo. Iwabo bamubajije impamvu, ababwira ko atabishaka gusa, ko ashaka kuzakomeza kwigana n'inshuti ze. Yarereye ati nshaka kujya nigana na Tawa, niwe unsobanurira imibare, kandi njyewe tutayiganye nayitsindwa. Iwabo bati Tawa se ni mu ntoki? Nawe ati ni umuhungu w'umuhanga twigana, nshaka kwigana nawe kuko ngiye kwiga mbayo hari igihe nazatsindwa. Kumenyerana n'abantu baho byazangora, nkabura umuntu uzajya insobanurira. Nk'ababyeyi bari bumvise ko adashaka gusiga inshuti ze muri rusange, bemera ko azigataha akazajya kwiga bayo ageze mu cyiciro cya 2 cyayisumbuye, ni ukuvuga guhera mu wa 4 kuzamura. Tawa yari mu gahinda, amarira ari menshi, atazi ko Jamila we yamaze gusaba ababyeyi kutamwohereza ku kindi kigo. Yibazaga uko azaryiga atari kumwe nawe, akumva atazarishobora. Mu buryo butunguranye, ku munsi wo gutangira kuri cya kigo bigagaho, yahuriye na Jamila. Jamila kimubona nta kwita ku bandi yahise agenda aramuhobera. Tawa yazenze amarira mu maso ati byagenze bite? Kuki uje kwiga hano? Jamila ati ntabwo wabishakaga, ndabona n'ipantaro ikubereye, nari nkuze wambaye amakabutura gusa. Tawa ati ibyo byihorere sha, njye ndumva bindenze, nari nihebye ntazi uko nzaryiga udahari. Jamila ati nanjye sinari kuzabishobora. Nasabye ababyeyi kunyemerera nkiga hano, mbabwira ko uzi imibare kuzajya unsobanurira ko ngiye ahandi natsindwa. Ahubwo reka twigane umwete, batazabona natsindwa bakanjyana kwiga mbaye. Tawa yarishimye agira ikiniga kubera amarangamutima y'ibyishimo. Yaramubwiye ati sindi kubyiyumvisha, uretse n'imibare tuzajya twigana andi masomo, n'ubu wa mbere mbo wa 2. Sinakwemera ko bakujyana kure kandi dufite amahirwe yo gutuma batabikora. Jamila ati si ngombwa ngo mbo wa mbere, nawe n'ubu wa mbere nzaba wa 2. Bakomeje kwigana, umwaka wa 1 urashira, wa 2 urashira, bageze mu wa 3. Tawa aramubaza ati ese uzanyanga? Jamila ati habaye iki? Nawe ati nihaze undi musore uzamukunda. Ese nidukora twararangije kwiga, tugeze igihe cyo gushaka, uzemera kumbera umugore? Jamila ati nta kizadutandukanye. Tawa yaramubajije ati ibyo uri kuvuga nibyo? Jamila ati niba utabyemera reka duhane indahiro, uzayirengaho Imana izamuhane kandi mu buzima bwe atazigira abona amahirwe. Tubikore. Tawa ati noneho reka mbirahirire mbere, nta wundi nzabana nawe utari wowe. Jamila ati ngenda birahiriye mu izina ry'Imana, kandi nta na rimwe nzigera mbitekereza uretse no kuba nabikora. Ndahiye mu izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi, sinzigera na rimwe nguca inyuma, sinzaguhindura ngo nkunde undi, nzabana nawe kandi nzagukunda kugeza mpfuye. Wowe nupfa mbere yanjye, njye nzakomeza ngukunde, nabwo nta wundi nzakunda nkiriho. Ni wowe uzambera umugabo kuko nta wundi nakunda, umutima wanjye urabizi, Imana nayo irabizi. Nimbiteshukaho indahiro koko ikaba yica, izanyice kuko ntayubahirije. Ntazigera mbona amahirwe mu buzima bwanjye, imivumo izangendaho nzajya hose, nzabana nawe nutabihindura. Tawa turanyemeje, urahiye cyane kundusha. Yikije umutima, amufata ikiganza, aramubwira ati iki kiganza nta wundi musore uzacyambika impeta utari njye, nta wundi uzitwa mama w'abana banjye utari wowe, kandi nta wundi uzangiza mu zabukuru utari wowe. Nubwo bari bato nk'abana basozaga icyiciro cya 1 cy'amashuri yisumbuye, bari bafite imitomo iteye ubwoba. Barangije ikizamini cya leta cyo mu wa 3, bemeranyije ko bazahura nk'uko bari barabigenje baza kureba amanota y'ikizamini cyo mu wa 6 w'amashuri abanza. Ku munsi wo kuza kuyareba bahahuriye bakumburanye cyane, ariko ubwo ibyishimo byari bike kuko noneho Jamila agombaga kuziga mu wa 4 bayo, kandi na Tawa niko bari bamubwiye, cyane ko abo bose bari bishoboye. Kuva bakundana nta numwe ruza aho ndataha uretse kuhamurangira akahiyumvisha gusa.
bahuriraga ku ishuri mu kiruhuko ntibahure, uretse kuri izo nshuro ebyiri zo kuza kureba amanota y'icya leta, kuko bose bari kuzajya kwiga babayo bahanye gahunda y'uko bazajya babonana mu biruhuko nk'abantu batagiraga telefoni. Jamila amubwiye ati nituva kwiga mu kiruhuko cy'igihembwe cya mbere hashize iminsi 2 wowe uzaza iwacu, nzaba mpari nzabizirikana, nuzi iwacu bazakwakirana yombi, nubwo utazahansanga nuvuga ko uri umunyeshuri twiganye bazakwakira bakuru uko bashoboye kose mite mpagera. Dawe ati none nzahamenya nte? Jamila turamerekeza ngezeyo ni hafi ni 35 gusa, wenda kuko turagenda twitonze turahagenda nk'isaha, gusa haracyari kare twaba tugenda nonaha. Dawe ati ntari bitugende marebe nzaza kugusura icyo gihe. Bagiranye hafi y'uwo barahamwereka, yamusezeye hari uko bageze ku irembo ahita ataha. Igihe cyo kwiga cyarageze, bombi bajya kwiga ku bigo bya kure nk'uko bari barabyemeranyije. Mu kiruhuko cya mbere Tawa yagombaga kujya kumusura. Ikibabaje yasanze iwabo wa Jamila hatakibaho, inzu yabo yari yubatse iruhande rw'umuhanda kandi aho hantu hari harashyizwe ikimenyetso ko bazasenya mu gihe cyo kuhanyuza kaburimbo. Jamila yibwiraga ko bizatinda ntanabitekerezaho cyane, ntiyari yarigeze anabiganirizaho Tawa ko rimwe bari kuzahimuka kuko aho bari batuye bari kuzahanyuza umuhanda wa kaburimbo. Nyamara aho bagiriye kwiga gahunda zo gusenya ingo zari zegereye imihanda yaratangiye. Iwabo wa Jamila baha amafaranga y'ingurane menshi bahita bimuka. Tawa yasanze hari hubatse inzu hari umuhanda utapfa kumenya ko bari batoye, kuko bari batuye mu ikona munsi y'umuhanda, bari barahasenye baracishije kaburimbo nta muntu wamenya ko bigeze no kuhaba. Bamwe mu baturanyi bo bari barisunitse barubatse inyuma gato y'aho bari barubatse zasenywe. Yabuze umuntu n'umwe yabaza aho bimukiye, uwo agerageje kubaza akamubwira ko atahazi. Iwabo wa Jamila bari barimutse ku magaragaro ariko nta muntu bari barabwiye aho bimukiye. Yasubiye iwabo ababaye atazi aho yahera agira uwo abwira agahinda ke. Yageze mu rugo amara iminsi amuririra nk'uwapfuye, akabikora mu ibanga rikomeye cyane. Yasubiye ku ishuri amaze kunanuka, iwabo barayobeye ikibimutera kuko bamutekeraga ibyo ashaka byose akanga akananuka. Yaryaga bike akababeshya ko yamenyereye utwo ku ishuri tudafashije. Mama we yaramwitegereje abwira se ati uyu mwana ari gukura arahoroka, buriya amagufwa ye aba ari kurekurana ari kuba muremure. Ntibari bazi ntimba yararanaga kuko amashuka yahoraga atose. Kwiyakira byaramugoye, ageze ku ishuri azinuka abakobwa bose akabona nta wamurutira Jamila. Yatakiye umuhungu w'inshuti ye amubwira agahinda ke, uwo muhungu amubwira ko agomba kwiyakira agashaka abandi bakobwa kuko bamukundaga ari benshi. Tawa yari umwe mu basore bagiraga igikundiro. Uwo musore yahise amukura mu nshuti ze bapfuye icyo kintu cyonyine cyo gufata agahinda ke nk'ibintu byoroheje. Imyaka yarashize indi arataha arangiza amashuri yisumbuye ajya no kuminuza. Nyuma yo kwiga kaminuza nahise abona akazi ka leta. Nk'umusore wari umaze gukura yashatse akazi ko gukora imitako no gutegura hari bubere ibirori. Ibiraka yari yarabimaze mu gace ku buryo no mu mujyi batangiye kumwiyambaza, cyane cyane hari bubere ubukwe. Yamaze kubona gukora ibyo bya dekorasiyo bimaze kumuhira, yigira mu mujyi aho yabonaga ibiraka bya menshi. Nubwo atabibonaga buri munsi, ikiraka kimwe cyabaga cyamutunga ukwezi. Uko akomezaga gukora niko arushagaho kubona ibiraka. Rimwe hari ahantu bamutumye ngo bamuhe ikiraka cyo gutegura aho bari bukorera ibirori byo gusaba no gukwa. Aho hantu kandi niho bari no gusezeranira mu mategeko. Yibajije niba bishoboka ko ibyo bintu byabera ahantu hamwe, bamubwira ko uwo musore n'uwo mukobwa bishyuye amafaranga menshi ku murenge ngo bazaze kubasezeranyiriza aho hazaba habereye ibyo gusaba no gukwa, kuko ngo bifuzaga ibyihuta no kudakoresha amafaranga menshi. Yabajije uburyo batari gukoresha amafaranga menshi, bimusobanurira neza nawe yumva ari byo. Iyo gusaba no gukwa bibereye ahantu hamwe, hagacamo umunsi bakajya ku murenge, hagacamo umunsi bakajya gusezerana mu idini. Ibyo bintu byose biba biri gutwara amafaranga. Abantu banywa inzoga zitandukanye biba bisaba kubakira, ariko bibaye ku munsi umwe ushaka wateganyiriza buri muntu uri buze uducupa 2 gusa. Mu gihe biramutse bibaye mu bihe bitatanye byikuba inshuro nyinshi. Bamaze kubimusobanurira barengejeho bati nyuma yo kubana bazahita bajya hanze. Yakomeje kubabaza amakuru abaza ibyo gusezerana mu idini cyangwa se imbere y'Imana. Bamubwira ko umusore n'umukobwa badahuje idini, ko bitari gushoboka ko bagira ibyo basezeraniramo, ko bahisemo kubyihorera. Bari gusoza umurenge bagahita bibanira. Aho hantu Tawa yaragiye gukora dekorasiyo hari mu kibanza Kigali cyari inyuma y'inzu nziza, naho bari bakodesheje. Ubusanzwe abakodeshaga aho hantu bageraga n'abahategura. Kuri uwo munsi abahategura bari babatengushye, biba ngombwa ko bahamagara umuntu wo kubibakorera. Tawa yari yahamagaye igitaraganya, ahamagarwa ku mugoroba, bamubwira ko asabwa kuhagera muri uwo museso ku buryo saa 3 zari kugera yabirangije. Yari yazindutse nawe. Mu byo bamubwiye agombaga gukora hari harimo gutegura igitambaro cyanditseho amazina y'abakoze ubukwe, akagishyira ku bwinjiriro. Bamubwiye amazina y'abageni, ayumvise yikangamo. Izina ry'umugeni ryari Jamila Uwase. Jamila bari baraburanye nawe yitwaga Uwase.
umutima wabanje kumurya, asaba bakoranaga kumuha urupapuro rw'ubutumire ngo arebe neza amazina, ngo we yari gusaba kuyamwandikira ku gitambaro atibeshya. Babumwoherereje kuri WhatsApp, arebye amazina abona hariho n'amazina y'ababyeyi ba Jamila rimwe arizi. Umusore yaratitiye, umutima utera cyane, aho bari kumwe babona ko ahindutse, ko agize ikibazo. Ku butumire hariho nimero z'abageni. Yahamagaye umugeni, nimero yitabwa n'undi muntu, ati Jamila ari kwitegura, wambwira icyo ukeneye nkagufasha. Nawe ati ni nyiri gukora dekorasiyo, hari akantu wansabye guhindura kandi bambwiye ko ari uramo igitekerezo, birihutirwa muri telefone tuvugane. Jamila yaje kwitaba, ataranafata telefone, umutima utera cyane. Yagizemo ubwoba aritaba. Tawa aramubaza ati Jamila, uwase ni wowe ngiye gukorera dekorasiyo? Jamila yikanzemo kuko ijwi yumvise arize nubwo ryari ryarahindutsemo gake. Yavuze afite ubwoba ati ni Tawa? Ninde? Tawa ati yego ni Tawa. Yavuganye ikiniga ati Jamila, ni wowe ugiye gusezerana? Jamila turi he? Nawe ati ndi muri iki kibanza. Jamila ati bikora dekorasiyo, nje kukureba. Igihe kwima amakanzu maremare bari kumwambika, abakobwa bari iruhande rwe bamubaza uko bigenze. Nawe ati birihutirwa, sintinda ndaje kandi sinagira uwo ntuma kuko ninjye bireba. Yaciye mu gikari hari hagiye kubera ibirori. Yasanze Tawa ahagaze hamwe byamurenze, abandi bari kumubaza icyabaye cyari gitumye basaba guhagarika ibyo bakoraga byose. Jamila akihagera Tawa akamubona, bombi basanganiranye biruka bahuriramo hagati. Barahoberanye, bananirwa kwifata, amarira barayarekura. Jamila namubaje ati uracyankunda? Urakibuka isezerano twahanye? Tawa ati wowe ugiye kuryica? Kugera ubu nahoraga ngushakisha, none uribaho nkuboneye. Jamila ati ndaza kugusobanurira byose uko byagenze kandi nizeye ko urambabarira. Reka duhagarike ubu bukwe niba ukinkunda. Sinifuza ko ibyo niyaturiyeho byambaho kuko namaze kukubona. Tawa ati bishoboka bite ko wabuhagarika? Jamila ati n'ubundi sinari kuzishima mbana n'umugabo tudahuza muri byose. Nari narabuze uko ngira. Wimbaza byinshi, niba ukinkunda witeguye kumba hafi mu byambaho byose, hagarika dekorasiyo kandi nanjye ngiye kumenyesha ab'ingenzi ko ntari bubane na Jihad. Tawa yarumiwe ariko nibyo yifuzaga. Jamila yamagaye wari ugiye kuba umugabo we, ati njye sindi busabwe, bihagarike, sindi busezerane nawe, ntabwo tuzabana. Jihad ataravuga yaramukubye, ahamagara umuyobozi w'umurenge ati gahunda zahindutse, singisezeranye na Jihad. Gitifu yagiye kugira icyo abaza, Jamila ahita amukupa, ahamagara ababyeyi be nabo arabibamenyesha. Ibintu byahindutse akavuye mu kanya gato. Abo yarahamagaye ubu ubwabo barahamagaranye ngo babazanye ibyo ari byo. Jamila yarahise azimya telefone, bakamuhamagara bakamubura. We na Tawa bahagaze mu kibanza barebana, umutima utera cyane. Igihe cyari gisigaye ngo ibyo byose bibe cyari gito cyane. Abo bakoranaga muri dekorasiyo bamwe muri bo bahise batanga amakuru, inkuru igera kuri benshi. Ababyeyi bose batangiye gutegura uko baraza ibirori byari bigiye kubera ngo bamubaze niba akomeje. Jihad yahamagaye na Gitifu amubaza uko bimeze. Jihad ataramamagaye, ambwira ibyo akubwiye, sinzi impamvu. Gitifu atuguma aramenyesha niba akomeje, gusa ndahamya ko atadukinisha, ntabwo ahamagara ku murenge ari gukina. Numenya ikibiteye umbwire. Mu gihe abantu bakomezaga kuza bahururiye baje kureba uko bari bahagaze hamwe barebana mu maso, Tawa yatangiye kugira ubwoba. Yari yishyuwe amafaranga yo gukora dekorasiyo kandi ibikoresho byari byatangiye gukoreshwa. Igitambaro cyari kwandikwaho amazina y'abageni cyari cyamaze gutegurwa, intebe ziteguye, indabo zimwe zimanitse. Guhagarika ibyo byose byari igihombo gikomeye. Bidatinze Jihad nawe yaje yiruka, amaso yuzuye amarira, umujinya n'isoni. Yahuriye n'ababyeyi, yasanze Jamila ahagaze iruhande rwa Tawa barebana mu maso batavuga. Ababyeyi nabo bahagarara ku ruhande, habura uwabegera. Nta byinshi Jihad yabajije ikibazo kimwe ati Jami niwe? Jamila atikanga ati yego niwe nakubwiye kandi nakubwiye ko indahiro yacu ikomeye. Mbabarire Jihad, sinari nzi ko nzongera kumubona kuko nyuma yo kubana nawe twari kuzahita tujya mu mahanga. Jihad yacecetse umwanya muto, nyuma aravuga ati wikina muri ibi bintu, waba unkojeje isoni, waba unyambuye icyubahiro, erega urabivuga nk'aho ari ibintu bisanzwe, ubwo se urakomeje? Jamila urabizi ndagukunda, wibinkora. Jamila atari ko nta tegeko rihanira umuntu guhindura icyemezo mbere yo gusezerana. Jihad yararakaye cyane, ahamagara Gitifu amubwira uko bimeze. Gitifu yararindiriye kamwemeza niba akomeje. Mama na papa ba Jamila bagiye aho yarahagaze, bamubaza niba akomeje, bamubuza gukomeza kubakoza isoni. Arababwira ati ndi umuntu mukuru, nimundeke. Bari bumiwe babuze icyo wakora. Mu gihe impaka zari zitangiye kuba nyinshi, Gitifu yahageze aherekejwe n'abashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano basabye bose kwicara bagatuza. Gitifu yafashe ijambo abanza gusobanuza Jamila ikimuteye kwica ubukwe. Yamubwiye iby'urukundo rwe na Tawa, uko baburanye,
uko buri wese yakomeje ubuzima bwe nyuma yo kwiyakira atazi ko azongera kubona mugenzi we kugira ubwo bongeraga guhura muri ubwo buryo. Abari aho barabyumvise, bamwe barajujura bati nyamara bafite ishingiro, abandi bo bati n'ubwana bwa Jamila ni gute yica ibintu kubera umusore atazi ibyo yabagamo, ubu se azi ibyo yari arimo, wasanga ari n'udukobwa yateye inda. Umusore ukora dekorasiyo yarusha uyu nguyu w'ubukire, uyu nguyu afite imodoka ni umukire, naho uriya we ni dekorasiyo aranategatega n'utugare. Abashinzwe umutekano babasabye guceceka, Gitifu agakomeza akavuga. Gitifu yasobanuye ibintu mu ruhame, abari aho bamwe bibarya mu matwi kuko bibwiraga ko agiye kuvuga ibyo gufunga Tawa wari uje agatuma byose bihinduka. Gitifu yaravuze ati nta sezerano ryari ryagasinywe, nta sezerano ry'ubukwe ryari ryakabayeho, nimutuze. Guhagarika ubukwe si icyaha, no gusesa amasezerano yateguwe, uretse ko hano birasaba indishyi. Ibyangiritse byose, yaba amafaranga yo gukodesha hari bubera ibirori, ibyo kurya no kunywa byari byateguwe, abakozi bari bahawe akazi, dekorasiyo harimo nayo Tawa yari yishyuwe, bigomba kwishyurwa n'ababyeyi ba Jamila. Abantu barivumanze bati nibo bishe ibirori se cyangwa ko gasore niko kagomba kubyishyura? Gitifu ati n'ababyeyi be basabwa kwishyura indishyi kuko Tawa we nta kosa na rimwe afite. Umwanzuro wafashwe na Jamila ubwe. Ubwo niba mvuze ababyeyi be nawe mwumve ko ari we mvuze. Ababyeyi ba Jamila babanje gusakuza bavuga ko Jamila arabyishyura ku giti cye, Gitifu abaretse bakomeza kwivumanga. Bumvuga batazi icyo bari bukorere Jamila. Mama yabonye bikomeye abwira umugabo ati uko biri kose birarangira amafaranga yishyuwe kuko Jamila warakomeje. Kora icyo ugomba gukora kuko Jamila ntabwo ari buhindura umwanzuro. Uyu Tawa ni wa wundi yahoraga atubwira, ni wa wundi wamurwaje, ni wa wundi yifuzaga kujya kureba tukanga. Umugabo yaremeye arahaguruka aravuga ati turishyura amafaranga. Abantu babarebye nabi ariko ntibari bazi impamvu. Jihad arakaye cyane aravuze ati njye sinkeneye ayo mafaranga yanyu, sinakomera ko mukomeza kuntesha agaciro, ndetse sinkeneye kuzongera kubabona no kumva amazina yanyu mu matwi yanjye. Ibyo munkoreye Allah azabibabaze. We n'abantu be bahise bikubura baragenda. Jamila nubwo bwose yari yishuba uko bishaka, yababajwe no kubona umusore wamukundaga nka Jihad ahindukira akigendera. Yiyumvishije agahinda ke nubwo ntacyo ari kugakoraho. Nta kindi ubuyobozi bwo bwari kubikoraho kuko Jihad wari uhemukiwe atashakaga indishyi z'akababaro. Abayobozi nabo barahindukiye baragenda, kandi wavuga ko nabo bari mu nyungu, ntibari gusubiza bari bishyuye kuza kubasezeranyiriza aho hantu. Uwo mwanya habaye akavuyo kadasanzwe, bavuza induru, abantu biha Jamila na Tawa. Muri ako kavuyo bo barahagurutse begera kuri kaburimbo, batega moto zibajyana muri hoteli, bajya kuganirira ngo induru zibanze kurangira. Bagezeyo babwirana uko ubuzima bwabo bwagenze nyuma yaho kugira ngo bigeraho. Tawa yari yarifashe yaranze gushaka undi mukunzi. Jamila ati kuko urakomeje nta wundi mukobwa bigeze ukunda? Nawe ati ndi muri kaminuza, mu by'ukuri nashatse kujya mu rukundo, hari abakobwa twari turi kuba inshuti, nanjye numvaga nkwiriye kwiyakira ngashaka kubana nawe kuko ntangiye gukura. Nibwiraga ko hari wowe ntazongera kukubona, ko ninshaka undi mukunzi bizamfasha gukira igikomere. Jamila tumbabarire, njye iwacu bimutse ndi ku ishuri. Baragiye baratura, aho ibiruhuko bigereye baza kumfata banzana inaha mu mujyi. Nibwiraga ko ubwo tuje kuharuhukira bisanzwe tukazasubira hari iwacu twabaga. Twinjiye mu nyubako bambwira ko ari yabo, ko bishyuwe amamiliyoni bakaguranirwa aho twari dutuye bagahita bimukira inaha mu mujyi. Icyo gihe narasaze mbabwira ko nyine guhura nawe, mbabwira iby'urukundo rwacu, babifata nk'ubwana, nkomeje kwisaza, bambwira ko naho nzigera njya muri icyo kiruhuko. Nasubiye ku ishuri, ibiruhuko byagera bakaza kuntwara. Mu biruhuko birebire mama yanzindukanaga mu iduka, namusaba kuza kukureba akabyanga, nubwo bwose wanyu ntari mazi. Narangije mu wa gatandatu ntangiye kwiyakira nkwikuramo, ariko byaranze. Nakomeje muri kaminuza ngerageza kukwikuramo, nabwo biranga. Kugira ngo nkwikuremo narabuze ni ngomba gushaka undi musore dukundana. Nibwo natangiye gukundana na Jihad. Nabwo nagutekerezagaho nkifuza kuba naza kukureba, ariko ngatekereza ko wenda nawe wahinduye ibitekerezo ugashaka undi mukunzi. Nyuma yo kwiga kaminuza nabonye akazi ko kwigisha mu kigo cyigenga, ubu ndi umwarimu. Ibyo byashimishije Tawa gusa agira impungenge. Yatekereje ko Jihad n'abantu be bazamuhiga bakamugirira nabi. Jamila aramubwira ati humbura ntacyo bazagutwara kuko Jihad yifuzaga ko tubana vuba ngo duhite tujyana kuba hanze. Nta nubwo twari bumara ukwezi naha, twari guhita tugenda. We rero ndahamya ko nta mezi atatu arashira atagiye asanze bene wabo baba hanze. Gusa nuko batwicunga cyane kuko ntibyoroshye, ibyo uvuga nibyo, urebye nabi banakwica kandi nanjye bangirira nabi. Tawa yaramuhobeye aramubwira ati simbasha kwiyumvisha ibiri kuba. Ku ruhande rumwe ndishimye cyane, gusa wishyize mu mwanya wa Jihad arababaye, uretse ko nyine ntakwemera ko kuntwara.
oya uri uwanjye Djihad yihangane. Jamila ati nyine nanjye ndi kubyumva pe, ndamubabaje, uriya musore yankundaga nubwo njyewe bitari birenze cyane, ariko namukunze kubera yuko nari narakubuze, ntabwo nakwemera ko iriya ndahiro inyica njye ndabivuze. Tawa turatangaje cyane, nzabyiyumvisha nyuma y'iminsi myinshi, ubu none nakubikurura biri kwanga. Jamila ati twahanye isezerano rikomeye, sinari kugutenguha kandi nakubonye. Ku mugoroba baratandukanye, iwabo Jamila habaye intambara y'amagambo, yasanze hahiye hatokombeye. Se yari yarakaye cyane avuga ko yamushyize mu bibazo akamukoza isoni ku rwego rw'igihugu kuko nta inkuru itari yageze. Yakomeje gusakuza. Jamila ati mugerageze kunyumva, murabizi ko tabona mukunze kuva kera, nimwe mwangaga kundeka ngo ujye kumushakisha, aho muboneye ntabwo nari kwemera kuzabaho nkurikiwe n'umuvumo wo kwica isezerano twahanye. Yahise yigira kuryama, ababyeyi basigara bacyocyorana. Hashize iminsi myinshi cyane batamuvugisha, ageze aharahava ajya kwikodeshereza kuko yari yifitiye akazi. Akomeza kujya avugana ndetse agahura na Tawa buri uko babyifuje. Tawa nawe yakomezaga kubona ibiraka nubwo hari ababimwimaga bamuziza ko yagize uruhare mu kwica ubukwe bw'abandi, gusa bari bake ugereranyije n'abamutumagaho. Djihad we yabyutse yigendera, yumvaga afite igisebo kitari kumwemerera kuguma mu gihugu. Hashize amezi 6 Jamila avuye iwabo, mama we yabonye ko nawe bizabageza mutumaho. Yaramubwiye ati mwana wanjye, ndabizi uriya musore wahoze umuvuga kuva kera, wamukunze kuva kera rwose, niba koko ari wowe wifuza kubana nawe, ndagusabye muzabane mu buryo bwemewe n'amategeko, musezerane imbere y'Imana, ntuzakore ikosa ryo kwishingira. Nubwo so yazakomeza kwivumbura, njye nzahaba ku bwawe, nagerageje kukumva kandi hari ubwo nawe yazabyumva. Njye nta kintu nzagushinja, urukundo rwawe rwose ndarwibuka, ni njye wakubangamiye, wenda wari kongera guhora nawe mbere yo guhura na Djihad, ibi byose ntibigera. Jamila yararize amupfukama imbere, atangira kumusaba imbabazi, aramubwira ati rwose ndabizi nakurikije icyo amarangamutima yanjye ntegeka, nubahirije isezerano, ariko namwe bwo natumye museba, mumbabarire rwose, uriya mwanzuro niwo nagombaga gufata nubwo wababaje benshi, nimumbabarire. Agisaba imbabazi se yarinjiye, nawe yari yaratangiye kubyakira kubera ko nyine yahoraga amucyurira buri munsi amubwira ko bagize uruhare mu kugira ngo aburane na Tawa. Yasanze yapfukamye hasi ari kurira ari gusaba imbabazi, na mama ari kurira ari kumusaba imbabazi, hose byacitse yiyunga nabo. Yari amaze kubona ko gukomeza gushwana n'umukobwa we batavugana nta handi byari kuzabageza kuko n'ubundi n'ibindi byari byararangiye. Uwo munsi banamusabye kuzazana Tawa mu rugo bakaganira nawe bakamusaba imbabazi kuko we nta kosa yari afite, ndetse byari binakwiriye ko baba inshuti n'umusore wari waratwaye umutima w'umukobwa wabo mu gihe cy'imyaka myinshi kuva mu bwana kugeza icyo gihe, akaba yaragiye no kubabera umukwe. Ku munsi wo kubasura baramuganirije, bamwereka ko bamwishimiye babikuye ku mutima, bamubwira inkuru z'ukuntu Jamila ahoraga amuvuga, banabagira inama yo kujya ku murenge bagafata itariki yo gusezeraniraho hakiri kare. Ubukwe bwabo bateguye ko bwagombaga kubera mu mujyi aho kubera mu cyaro kwa Tawa. Niko byagenze, ababyeyi baza kubutahira mu mujyi. Ku munsi w'ubukwe ibiganiro bya Tawa na Jamila byari bisekeje. Jamila abwiye Tawa ati wari uzi ko Super Deep yari yatangije uru rukundo? Tawa ati harya cyangwa nuko nari naragukunze mbere nifuza ko wampuri iruhande nagukurura bikaba ibibazo. Jamila ati nyine icyakurikiyeho kwari ukujya dusangira ikiru cya Super Deep nari naraguciye. Gusangira Super Deep rero nibyo byaduhoje, urukundo rwacu rurazamuka. Batitaye ko bari imbere y'abantu, barasetse, abari babutashye nabo barisekera nubwo batari bazi icyo basetse. Kubona abageni baseka byabaga bisobanuye ko nabo bagomba guseka. Tawa yorengera amwongorera ati warakoze kubahiriza indahiro, wakoze ibitangaza, sinari nzi ko wakubahiriza isezerano ku rwego rwo kwica ubukwe bwari bwateguwe bugiye kuba uwo munsi kubera njye, none dore tubaye umwe. Jamila ati yego, narumvise ngo indahiro yanakwica umuntu mu gihe atayubahirije, sinari kurenga ku isezerano kiriya gihe kuko nari mfite ubushobozi bwo kuryubahiriza, bitandukanye na mbere nari nariyakiriye ko ntazongera kukubona, nari nakubonye sinari kongera kuryica, umbabarira ahubwo numva nzagusaba imbabazi ko njyewe nari naratandukiriye nkigira mu rukundo. Tawa ati ibyo bireke, nanjye sinakubwiye ko ndari ngiye kurujyamo, oya icyambere nuko turyubahirije nubwo byaciye mu nzira zigoranye. Kuri uwo munsi bahamirije imbaga y'abari babutashye ko batigeze barenga ku ndahiro yabo nubwo bitari byaraboroheye. Urukundo rwabo kuva kera rwari rukomeye, rutandukanye n'amagambo yo mu bwana gusa. Naha dusoreje iyi nkuru, naho ubutaha. Bye.